ntabwo nzi uko ubigenza ngo inama z'ingamba ntiziremuze ntabwo nzi uko ubigenza imigozi mambiri wihambure ninduzi uko wabigenje urupfu rwa Lazaro ruhinduka ibitotsi ufite inkuru nyinshi zituma nkwizera umutima wanjye ushaka kukwegera narabimenye ko nta n'umuheza ijambo ryawe rya mbere ipfundo ryiza rimbwire ngaho rimbwire rimfata ukuboko nkareka kuzerera niyo byanshobeye nawe uzamera ijambo ryawe niryo rinyobora neza rimbwire mana rimbwire bonye mu maso hawe umuco wawe urandasira kuvuga intambwe zanjye zabonye aho zikwiye guca sinsiba kumva ijwi ryawe rikunda kunyongorera rinyemeza gushibuka nubwo ndi igiti cyatemwe iti ndabibona kutonekara gusahumura ninjye uzakomora nzakomora 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 nubwo utonekara nzakomora nzakomora nubwo utonekara nzakomora. Yes, nyemerera ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza cyane wowe udahwema kubana natwe mu biganiro tugenda dukora umunsi ku wundi. Kandi nawe niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Admount niyo tuguhaye ikaze cyane. Hano turi umuryango uri kwaguka umunsi ku wundi kugira ngo nawe umwe mu banyamuryango bacu rero no gukanda kuri subscribe hanyuma tujya dukomeza tukiganirira ibintu byinshi bitandukanye, amakuru menshi atandukanye abakomeje kugenda ashishikana ku mbuga nkoranyambaga umunsi ku wundi. Nibyo ngenda gutegurira hanyuma nkabizana tukagenda tubiganiraho gake gake. Harabura iminsi igera kuri 2 gusa Vestine ndetse na Dorcas bakongera bagakora igitaramo hariya muri Canada n'ubundi, dore ko bamaze gukora ibitaramo 2 hakaba basigaje ibindi bitaramo 2 kugira ngo babe basoza tour yabo yibise Yebo Concert. Iyi tour ikaba bari bafite gukorera ibitaramo ahantu hagera kuri 4, rero 2 muri ho hakaba hamaze kurangira, aribwo baheruka gukorera igitaramo muri Regina. Mbere yaho rero bakaba bari barakoreye igitaramo muri Vancouver. Byari ibintu bidasanzwe, byari ibintu byiza cyane byishimiwe mu mpande zose, mu mpande zombi, haba ku ruhande rwa Vestine ndetse na Dorcas na Irene Murindahabi bagiyeyo barishimye cyane, baravuga bati twafashwe neza cyane bidasanzwe. Ati rwose nukuri abantu muri Canada Imana ibaha umugisha cyane. Hanyuma rero nyuma yaho nyine bakoze igitaramo nacyo cya kabiri naho barishima cyane, ndetse banabigaragaza ku mbuga nkoranyambaga zabo bapostinga utuvideo twagiye turanga cyangwa se twagiye dusobanura uko ibintu byari bimeze, uko igitaramo cyari kimeze. Nanone abantu barizihiwe cyane rwose hariya muri Regina. Hanyuma rero ubu ngubu harabura iminsi igera kuri 2 gusa kuko ku itariki 8 Ugushyingo 2025 barakora ikindi gitaramo ahitwa Riverwood Church. Nyamuneka abantu bahegereye mugerageze none muzahagere ibintu bizagende neza cyane kuko urumva ko habura iminsi bike cyane, amatike ari hanze
abajyayo rero mutangire rwose mwitegure, ibintu ni sawa cyane. Mu gihe ku itariki 15 z'ukwezi kwa 11 nyine n'ubundi aribwo bazakora igitaramo cya nyuma muri Canada, icyo bakaba bazagikorera mu mujyi wa Edmonton. Rero nk'uko bakomeje kugenda bapostinga ku mbuga nkoranyambaga zabo zitandukanye, ni naho amakuru agenda ava atandukanye, cyane cyane ko ibinyamakuru nyine amakuru bigenda bibona akagenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga, ni amakuru bo ubwabo bari kugerageza kugenda bitangariza banyujije ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, haba urubuga rwa Irene Murindahabi cyangwa se MIE Empire, hanyuma bakaba banyuza amakuru kuri Instagram ya Vestine and Dorcas Official cyangwa se kuri account ya Vestine n'iya Dorcas, zose bari gufatanya bakaba bagenda bashyira amakuru atandukanye hanze bagaragaza aho imyiteguro igeze, aho ukuntu byagenze, aho baraye bagiye uko byagenze. Hanyuma rero natwe mu gihugu hano mu Rwanda tukagenda tubibona akantu ku kandi umunsi ku wundi. Iyo witegereje neza rero ubona ko biriya bitaramo bikomeje kugenda neza kurushaho, kubera ko aho bari kugera hose bari kubona abantu babafasha, bari kubona abantu bari kwitanga bakavuga bati muze tubashyigikire, haba abacuranzi, haba bafasha kuririmba. Nta hantu namwe bari kugera ngo babure umuntu bafasha. Burya mu bintu bibabaza umuhanzi cyane no kujya gukora igitaramo ahantu cyangwa se kujya kuririmbira abantu runaka, ugasanga abantu ugiye kuririmbira indirimbo zawe ntabwo bazizi. Ibyo bintu birababaza cyane cyane ku rwego rwo hejuru, ugasanga nyine umeze nkaho ugiye kuzibigisha, ugasanga umeze nkaho ugiye kuzibashyiramo. Iyo uhageze rero nyine bigusaba imbaraga nyinshi, kandi nyine urumva uko byagenda kose ntabwo igitaramo cyakugendekera neza nkuko uwo byiteze cyangwa se nkuko wabishakaga. Ahangaha rero barimo barahagera ugasanga korali yiteguye yanarepesa indirimbo yaraziteguye neza cyane ko bazaririmbana, kandi koko bakaririmbana ukabona ibintu biri kugenda neza kurushaho. Banahagera nabo bagafatanya gukora imyitozo, bagafatanya kuririmba n'abazabafasha, ukabona ibintu bimeze neza cyane. Mu gihe cy'igitaramo ukabona rwose bafatanyije n'abantu bararirimba, ibintu bikagenda neza cyane. Vestine na Dorcas nkuko bagiye bakora nk'ibindi bitaramo, rimwe na rimwe ugasanga baririmbye ari bonyine cyangwa se bakaririmbana n'abantu bamaranye igihe bitegurana kuririmba. Ahangaha bari kugenda bagera barahagera ugasanga kabisa korali zabo zabiteguye, ugasanga indirimbo zabo barazizi, hanyuma bagafatanya rero gukora repetition gakeya basubiramo indirimbo zitandukanye cyangwa se izo bapanze bazaririmba kuri stage cyangwa se imbere y'abantu, hanyuma bakaziririmbana. Bagera imbere rwose ugasanga ibintu bikoze neza cyane kurushaho. Ikindi kandi nubwo mvuze ngo ni korali, ntabwo ari korali irimba yonyine, ubona n'abandi bantu bishimye cyane muri audience, haba abana, abasaza, abakecuru, abakuru, nyine ubona bishimye cyane, ndetse n'indirimbo bazizi cyane kuko baranaceceka ukabona bararirimbye. Hari aho bagera bakavuga bati muceceke twumve abandi noneho ko baririmba, bakajya batunga mikoro gumva kumva indirimbo barayizi cyane, barazifashe pe. Ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu byiza cyane, ni urukundo rw'Imana. Navuga ko iri tsinda Vestine ndetse na Dorcas bafite amavuta y'igikundiro, ndetse n'ibyo bakora bigakundwa cyane. Rero reka twitege kureba ibiza gukurikiraho, twitege kureba ibiza kuranga ikindi gitaramo cyabo bitegura gukora, dore ko imyitozo bayigeze kure cyangwa se imyiteguro bayigeze kure, repetition zirimo zirakorwa cyane. Gusa ngiyewe ku bwanjye ikinteye amatsiko cyane, igitaramo kinteye amatsiko cyane nicyo ku itariki 15 muri Edmonton. Ndabizi ko hashobora kuzashya. Muribuka mu minsi yashize ubwo banyuraga muri Edmonton bagiye kwakirwa cyane, bakirwa n'abantu benshi ubona ko babishimiye, abana, ababyeyi. Nyuma bababwira ko rero bataje gukorera igitaramo muri Edmonton, bababwira ko bagiye muri Regina, ariko bababwira ko mu minsi mike yari imbere bazagaruka. Urumva rero ukuntu bakiriwe cyane, atari naho baje gutaramira. Urumva no mu minsi yo kwataramira zawe bimeze bite? Reka tubitege amaso tuzarebe ngo ukuntu bizaba byifashe. Hanyuma se kandi wowe ubanye nanjye kugera kuri uyu munota bimeze bite? Ni iki kintu witeze kubona kuri Vestine na Dorcas, cyangwa se ni iki kintu cyagutunguye kuva bajya muri Canada? Wavuga watekerezaga ko byagenda gutya hanyuma bakagutungura bikagenda gutya? Ndagira ngo ujya hasi muri commentaire umbwire ko ibintu ubona byifashe akantu ku kandi. Ngayo nguko rero reka duhurire mu bindi biganiro bitandukanye, tuzahure turimo tureba ibyaranze igitaramo cyo ku itariki 8. Gusa ariko mbere yuko duhurira muri ibyo byaranze igitaramo cyo ku itariki 8, tuzahurira no mu bindi biganiro bitandukanye. Byo birakomeje akantu ku kandi, n'amakuru ya entertainment, ndetse niba bikomeje kugenda bicicikana ku mbuga nkoranyambaga, ibyo ngenda gutegurira nyuma nkabizana tukagenda tubiganiraho akantu ku kandi. Ngayo nguko rero reka duhurire mu bindi biganiro bitandukanye.